nshuti mukundwa, wowe duhuriye kuri iki cyigisho kuri uyu munsi wa none, Uwiteka Umwami Imana aguhe umugisha. Iki gihembwe dufite igitabo cya Mariko, nicyo turi kwigira hamwe muri iki gihembwe cya gatatu. Ingingo y'uyu munsi kuri uyu wa mbere iravuga ngo nimunkurikire. Twibukiranya yuko insanganyamatsiko twatangiye ku munsi w'ejo y'iki cyumweru iravuga ngo umunsi mu murimo wa Yesu. Umunsi mu murimo wa Yesu. Icyo kwibukwa kikaboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere umurongo wa 17. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, ndagusabye kugira ngo tubanze twiyambaze umuremyi wacu. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe muri ibi byigisho turi kwiga. Turagusabye Uwiteka Mana kugira ngo umugisha uha abo wasezeranye natwe uwudusangize kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri ibi byigisho turi kwiga, ndetse no ku ngingo y'uyu munsi ubwo tujye kwigana amagambo akomeye kuri uyu munsi wa none. Umwuka wawe wera azabane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Tugiye gusoma muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 20. Aya magambo nitumara kuyasoma, mbese nabahe bagabo Yesu yararikiye kumukurikira ngo bamubere abigishwa, kandi babyifashemo bate? Abagabo Kristo yararikiye ngo bamukurikire ni bande? Kandi aba bagabo babyifashemo bate? Twihute mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere, turebere hamwe umurongo wa 16 tugeze ku murongo waho wa 20. Hari amagambo avuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa. 16, anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho gato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Inshuti bakundwa, aba n'abantu bari tubonye Yesu amaje guhamagara, kandi ubwo yabahamagaye basize ibyabo bemera gukurikira Yesu. Aha rero Mariko igice cya mbere ntigifite amagambo menshi Yesu yavuze, nyamara Mariko igice cya mbere umurongo wa 17 hakubiyemo amagambo ye abwiye abarobyi babiri, Simoni waje kwitwa Petero n'umuvandimwe we Andereya. Abo bagabo bombi bari bahagaze ku nkombe y'inyanja, bari bahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Galileya barobesha urushundura mu kiyaga. Nta bwato buvugwamo cyangwa ikindi gikoresho gihambaye cyo kurobesha, ari byo bituma umuntu atekereza ko aba bagabo bombi batari bakungahaye. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20, Yakobo na Yohana bari mu bwato hamwe na se n'abakozi be, ari byo bituma umuntu atekereza ko bo
bari bafite mu by'ubukungu kurusha Petero na Andereya. Luka we agaragaza ko Petero yari afite ubwato bwe, kandi ko mu by'ukuri Yakobo na Yohana bari bafatanyije na Petero na Andereya. Inshuti mukundwa, ariko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko bubasha kuba bwerekana uguhabana hagati y'abo bavandimwe b'amaharakubiri, kandi kugira ngo yerekane iryo tandukaniro, Yesu yahamagaye abo bose kumubera abigishwa. Abari badafite uko bameze mu by'ubutunzi n'abari bafite mu butunzi. Umuhamagaro wa Yesu kuri aba bagabo wari woroheje, utaziguye kandi wa gihanuzi. Yabahamagariye kumukurikira, ni ukuvuga kwemera kuba abigishwa be. Yahabwiye ko nibemera umuhamagaro we azabakorera umurimo wo kubahindura abarobyi b'abantu. Nshuti bakundwa, aba bagabo uko Kristo yabahamagaye bigaragare ko bari batandukanye mu bigendanye n'ubutunzi. Ikigaragara ahangaha, aba bagabo Yesu uko yaje abahamagara, Simoni na Andereya, bigaragara ko mu bigendanye n'ubutunzi bari baciriritse ugereranyije na Yohana na Yakobo. Ariko mu by'ukuri ikigendereye, Kristo yabahamagaye bose kugira ngo abagire abigishwa be. Ibyo byose, icyo bakoraga cyose, ikigaragara nuko icyo baje kwemera ni ukuba abigishwa ba Kristo, kandi Kristo abasezeranya yuko azabagira abarobyi b'abantu. Aha rero tujye kurebera hamwe Mariko, iyi mirongo igaragara n'ubundi muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20. Ushobora kwibaza icyatumye aba bagabo bahitamo gusiga byose ariko bagahitamo gukurikira Kristo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwuzuza neza iyi pica mu buryo bwuzuye. Reka nshuti mukundwa duhuriye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 tugeze umurongo wa 42. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze ati, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko icyatumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Andereya na Simoni bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri. Yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana.
abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, risobanura ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murabona. Barajyana babona aho acumbitse, hari nk'isaha 10. Baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri. Bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanura ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza, aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanura ngo ibuye. Aha rero turimo turabona uburyo Kristo yatoranyije ababigishwa be n'uburyo bahisemo kumukurikira. Inshuti mukundwa, ahangaha birasa nk'aho abavandimwe bari abayoboke ba Yohana umubatiza, maze bumva avuga arangurura ko Yesu ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bahise bahura na Yesu, bamarana umwanya nawe hafi y'uruzi rwa Yorodani. Inshuti bakundwa, niyo mpamvu kwemera umuhamagaro Yesu yari abahaye ngo binjire mu murimo ntibyari umukino cyangwa gupfa kubyishoramo. Bari barabitekerejeho, ariko se ni kuki Mariko atagiye atubwira ibyo bintu byose? Ikigaragara, yashakaga gushimangira ubushobozi bwa Yesu. Arahamagara, maze abarobyi babishaka bakamwitaba, maze imibereho yabo n'isi ubwayo ntibikomeze kuba uko byari biri. Inshuti bakundwa, ahangaha gukurikira Yesu ntago ari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu umuntu ahita afatira icyemezo aka kanya, kuko aba bagabo birumvikana ko bari barabitekerejeho. Ariko nubwo Mariko atagiye abivuga ibyo byose, yagiraga ngo agaragaze ubushobozi bwa Kristo, uburyo ashobora guhamagara abarobyi, ababyifuza bakaba bahita bamukurikira ako kanya. Inshuti bakundwa, natwe dufite byinshi tukwiriye gusiga tugakurikira Yesu. Ese weho uri kumva iki cyigisho, uratekereza ari iki waba warasize kugira ngo ukurikire Yesu? Kuri uyu munsi wa none ndagusabye kugira ngo utekereze ku nkurikizi z'igisubizo cyawe, cyane cyane niba nta kindi ushobora gutekereza ikindi. Ndakwingize kuri uyu munsi kugira ngo uhitemo gukurikira Yesu, akubere umwigisha ukomeye. Kuri Kristo tuzabona byinshi cyane nitwemera kumukurikira, natwe akatugira abigishwa be. Tuzasangira nawe ku meza y'ubwami, ndetse tuzamwegera ubwo tuzaba tugiye mu bwami bwo mu ijuru. Twemerere kubana nawe, tumwemerere adukoreshe. Inshuti mukundwa, ndakwingize kuri uyu munsi kugira ngo nawe ufate icyemezo cyo kubana na Yesu. Ibyo ni byo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Uwiteka mwami Imana, turakwishimiye, turaguhimbaje, twishimiye ubuntu bwawe ukomeje kutugirira. Turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze uduhe umwete wo kugira ngo duhitemo gukurikira kumvira ijambo ryawe. Ukomeze ubane natwe kuri uyu munsi wa none. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.